Muraho neza bakunzi bacu uyu muri kumwe ni Miss Adi nk'ibisanzwe uyu munsi twabagereye ku ruganda rwa Home Golden White twagiye kureba za produit nyinshi twaburaga tubabwira harimo Zaira soap n'ibindi ariko ngerekana ibande kuri ngiyi iyi niyo nahisemo ni nayo nabahitiyemo cyane kuko irafasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyi yitwa Line Toilette Blockage Removal. Iyi produit yifashishwa cyane ahantu ho mu buzima bwacu bwa buri munsi like nko mu ngo ziwacu mu manama ahantu hahurira abantu benshi mu tubari mu bigo by'amashuri hahandi nyine haba ari toilette cyangwa se ibindi bintu bitwara amazi cyangwa bitwara imyanda harimo nk'amatiyo ibintu nyine bituma amazi agatambukana imyanda. Reka cyane tuvuge no kuri iyo toilette kuko usanga ariyo iteza ikibazo cyane nk'iyo iri mu rugo ikaba yarazibishijwe n'ibintu byinshi bitandukanye. Hari nk'uko abakobwa wenda bashobora kuba baragize ubwoba bwo cyangwa isoni zo kujya guta ibikoresho by'isuku baba bakoresheje bakabona ntandi mahitamo bakabishyira muri toilette hanyuma iyo toilette ikaziba. Hari no kuba wenda nk'umwana yashyiramo ibintu bitandukanye nka pampa bizajya bituma amazi adatambuka neza hanyuma ikaba bloqué y'amazi ntatambuke wa flashinga ntibikunde umwanda ukagaruka hejuru hanyuma ugatera impumuro mbi muri rusange ahantu waburi cyangwa utuye cyangwa ukorera. Ibyo rero bizajya byirukana abantu kuko nta muntu wishimira kuba ahantu hanuka cyangwa hafite impumuro mbi bigatuma n'uwaruje ahita yijyana adasezeye kubera ya mpumuro mbi ihari. Yitwa Line Toilette Blockage Removal ikorwa na Home Golden White idufasha kuba twagira isuku ahantu dutuye ku buryo n'izo toilette zaba zarazibye washyiramo wayikoresha nyuma y'iminsi 3 zikongera zikaba nzima isuku igataha iwacu. Hanyuma si ibyo gusa ushobora no kuba wayikoresha mu matiyo agiye atandukanye nawe yaba yarazibye hanyuma nyuma y'iminsi 3 nayo akazibuka. Tubibutsa kandi ko Home Golden White hamwe nayo ubukire buri mu biganza byacu. Ni produit nziza yitwa Line Toilette Blockage Removal ikoreshwa mu bigendanye n'amasuku muri toilette mu matiyo ndetse n'ibindi. Produit kandi mureba yitwa Line Toilette Blockage Removal ntago ari muri toilette gusa kuko n'ahandi nko mu mayirinwari mu malavabo yo mu rugo matiyo ari yatwara amazi yakura ku mabati n'ibindi yaba yarazibye nayo ushobora kuba wayikoresha hanyuma nyuma y'iminsi 3 isuku igataha iwawe. Igisubizo ku Banyarwanda.